ni legend mu ba legendizi nubwo adahari ariko ahora mu mitwe ya benshi. Uyubatse ikintu gikomeye cyane mu mitwe yacu ku buryo duhora tumubona umunsi ku wundi. Yari umuhanga, yari umukozi, yari impano irenze. Gusa ibyiza koko ntabwo biramba, babivuze ukuri. Gusa nanone iyo wakoze neza uragenda ariko izina ryawe rigahora ryibukwa umunsi ku wundi. Ikaze mu kiganiro cyacu cy'amateka kuri Taratibu TV. Nge nitwa Justin Mind Harerimana. Urupfu ruza rutateguje ndetse nta nubwo tumenya igihe ruziye. Ruzana agahinda k'ijoro ryijimye, rugahindura ibyishimo ibyago. Umucyo w'ejo ubuhari, ariko urupfu ruratubambura, rukaduha agahinda k'ibihe byose, rukaduteza gukumbura. Abenshi tugenda tubura ni nk'imvura idahita ku gasozi. Amarira yacu aravuga, akababaro kacu karasumba amagambo. Reka uyu munsi twikomereze ku mateka ya nyakwigendera YB Ivan Buravan. Amazina nyakuri akaba ari Ivani Dushime Burabyo. Yavutse kwa 27 Mata mu 1995. Avukira i Kigali. Yari umwana wa nyuma mu bana batandatu b'umuryango wa Michel Burabyo ndetse na Elizabeth Uwikunda. Kuba umwana w'imfura cyangwa uwa nyuma mu muryango akenshi bituma umuntu agira imyifatire yihariye, na Buravan bikaba byaramubereye uburyo bwo gukura mu rukundo, mu mahoro no mu burere bwubakiye ku muryango wifatanyaga nawe cyane. Uyu musore yize amashuri abanza ku ishuri rya École Le Petit Prince, ayisumbuye ayiga muri Collège ya Ami des Enfants no muri La Colombière. Nyuma yakomereje amasomo muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, University of Rwanda, mu ishami rya Business and Economics. Ibintu byamufashije kumva neza umubano uri hagati y'ubuhanzi n'ubucuruzi bwawo. Buravan yari umwana wakuranye igikundiro no gukunda imbyino, indirimbo z'umuziki. Amakuru avuga ko afite imyaka 2 gusa mukuru we yamuguriye piano y'abana, maze akajya yikinisha akumva uburyo amanota atandukanye yumvikana. Ibi byabaye imizi yo gushaka kumenya indirimbo no kuyiririmba. Yakundaga cyane kuba mu makorari y'abana, haba mu muryango cyangwa ku ishuri. Ibi byatumaga ahora ahugukira kumenya uburyo amajwi y'abana avugira hamwe. Ibi byatumaga ahora ahugukira kumenya uburyo amajwi y'abantu avugira hamwe. Ku myaka 14 yinjiye mu marushanwa y'igihugu ajyanye n'ubuhanzi, maze aza kwegukana umwanya wa 2. Icyo cyabaye intangiriro y'urugendo rw'umuziki we nk'umuhanga ugaragaza impano ikomeye. Buravan kandi akiri umwana muto yakundaga cyane gukina umupira w'amaguru. Abamumenye mu mashuri abanza n'ayisumbuye bamwibuka nk'umukinnyi w'umuhanga wagaragaje inzozi zo kuba umukinnyi uzwi. Ariko ku myaka yagiye itambuka, impano y'umuziki yakomeje kumusatira, ikagenda imusaba kwiyemeza gukurikirana iyindi nzira. Buravan ubwe yigeze kuvuga ko umupira wari umuhamagaro we wa mbere, ariko indirimbo zigaragara nk'inzira y'ukuri y'umuhamagaro. Iyo yabaga aririmba cyangwa asubiramo indirimbo zakunzwe muri icyo gihe, yumvaga afite ibyishimo atabona ahandi. Ku myaka ya 14 ubwo yinjiye mu marushanwa y'ubuhanzi, yahise atangira kubona ko umuziki ari wo wamufasha kugera ku ndoto ze no kugeza ijwi rye kure cyane. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye, Buravan yahisemo gukomeza umuziki nk'umwuga. Mu mwaka wa 2015 yasohoye indirimbo ye ya mbere yitwa Majunda. Nyuma yakomeje gukora indirimbo zakunzwe nka Marayika, Sibele, This Love, Oya, Will You, Garagaza n'izindi, zatumye azamura izina rye mu gihugu no mu karere. Mu mwaka wa 2018 yanditse amateka akomeye ubwo yegukanaga igikombe cya Prix de Couverture. 1, 2, 3, we go. Pura. Ah ouais. Oui, je suis Buravan. Oui, merci. 1, 2, 3, we go. Ni amarushanwa ategurwa na radio mu Faransa RFI. Uyu yahise aba umunyarwanda wa mbere mu mateka wegukanye iki gihembo gikomeye ku rwego mpuzamahanga. Ibi byamuha amahirwe yo gukora ibitaramo mu bihugu 12 byo muri Afurika no mu Burayi, bityo yagendaga amenyekanisha u Rwanda ku rwego rusesuye.
Buravan yakundaga cyane indirimbo z'urukundo cyane mu njyana ya R&B ndetse na Afrobeat, ariko akongeramo umwimerere w'umuco nyarwanda. Yakundaga kuvuga ko atashakaga gukora umuziki usa n'uw'abandi, ahubwo ko yifuzaga ko indirimbo ze ziba ikimenyetso cy'aho akomoka. Icyo yangaga cyane ni ugukora indirimbo zidafite originalite. Yifuzaga ko buri ndirimbo ye irangwa n'udushya twerekana u Rwanda n'umwihariko w'ibyo aririmba. Nyamara uburwayi bwe bwatumye yitaba Imana kuwa 17 Kanama 2022. Aha yari yaragiye kwivuriza mu Buhinde. Impamvu y'urupfu rwe yari kanseri y'urwagashya cyangwa se icyo twita mu ndimi z'amahanga pancreatic cancer, indwara ikomeye kandi ikunze guhitana abantu benshi batakurikiranwe kare. Yavuye mu Rwanda ajya kwivuza muri Kenya, hanyuma byanze yoherezwa mu Buhinde. Ni indwara yatumye ubuzima bwe buhinduka cyane, ariko nanone yasize umurage w'indirimbo zakunzwe mu Rwanda no ku rwego mpuzamahanga. Nubwo ubuzima bwe bwabaye bugufi, Buravan yasize yanditse amateka akomeye nk'igikombe cya Prix de Couverture nk'uko twabigarutseho yegukanye muri 2018. Nicyo gihembo gikomeye mu buzima bwe kimuha icyubahiro cy'isi yose. Aha yakoze ibitaramo bizenguruka mu bihugu bigera muri 12 byo muri Afurika no mu Burayi. Ikindi gihembo yegukanye Best R&B Artist muri Salax Awards muri 2016. Yegukanye iki gihembo kubera indirimbo zakunzwe cyane nka Malaika na This Love. Nanone kandi hari ikindi gihembo yegukanye cyitwa Best Male Artist muri Salax Award muri 2019. Iki gihembo cyerekanye uburyo yari amaze kuba umuhanzi ukunzwe kandi ushimwa mu Rwanda hose. Uduhigo tw'amateka yasize, umwe mu bahanzi bake b'Abanyarwanda bakoze ibitaramo mpuzamahanga byinshi mu gihe gito. Yubatse izina ry'umuco nyarwanda mu muziki, aririmba mu buryo bushya ariko buvanzemo umwimerere w'iwabo. Buravan yasize asigiye u Rwanda umurage w'umuziki w'umwimerere, indirimbo z'urukundo n'ubutumwa bw'ubuzima. Nubwo ubuzima bwe bwari bugufi, indirimbo ze zizahora zigaragaza impano idasanzwe yari afite. Hari isomo uyu muhanzi yasigiye Abanyarwanda. Isomo rihari ni ukumenya no gukurikirana impano yawe hakiri kare. Buravan yagaragaje ubushake n'impano ye mu muziki akiri umwana w'imyaka 2, kandi bakuru be baramushyigikiraga. Isomo rihari, ntugategereze igihe cyiza. Igihe cyose ufite impano tangira kuyikurikirana. Ikindi kandi Buravan yabishyizemo umuhate, yarakoze cyane, akoresha amasaha menshi yitoza mu mashuri, mu muryango no mu marushanwa. Ikindi kandi hari kugira icyerekezo cy'indoto nyazo. Nubwo ari umukinnyi w'umupira mwiza, yasanze umuziki aricyo cyamushimisha kurusha byose. Nanone kandi ni ukuvanga umwimerere mu buryo bwiza. Buravan yakizemo umwimerere n'umuco nyarwanda mu ndirimbo ze. Buravan yakuriye mu muryango umwitaho, bikaba bimwe mu byagiye bituma akomeza kugenda yandika izina Ivan Buravan. Atwigisha ko impano, umuhate, indoto, umwimerere, gukunda umuryango no guhangana n'ibigeragezo ari ibintu by'ingenzi umuntu wese yakwifashisha kugira ngo agere ku nzozi ze. Reka mushimire wo kumeza kubana natwe, musaba gukora subscribe, share, like, comment kugira ngo ibikorwa byacu bikomeze kugereho. Nge nari Justin Mind ha Rerimana, iyi yari Tratibu TV.